maje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana abanyarwanda mwese ndetse namwe abakristo muri rusange. Nizere ko mumeze neza. Yesu abane namwe. Umugisha w'Imana ube muri mwebwe. Ibyishimo byuzuye biganze imitima yanyu. Nizere ko mumeze neza. Ndi kumwe n'umuntu hano ukomeye cyane. Yesu ameze neza. Yego meze neza. Wow. Strong time. Muraho neza. Ndabasuhuje abanyarwanda. Ni wa mukobwa wanyu Esther tumukunde. Wow. Yeah. Ariko Kirisa akurinze neza, ndi kubona usa neza n'ukuri. Ndakomeye cyane. Wow. Yes. Hahiriwe wa muntu wagiye bamwita ariko nago tuwaya wa wundi umwami w'Amerika, mvuga umwami wawe ntago ari umwami wawe. Umwami arakomeye. Aya. Umutware wawe. Ya. Buriya nawe yakurebye avuga ati Yesu ndagushimiye n'ukuri wagize neza. Ariko nanjye ndamushima. Oya ka. Wow. Hari ikibazo maranye igihe nibaza. Bijyanye n'abahanuzi. Jewe ibintu bijyanye n'abahanuzi ndakijijwe, ariko ibintu by'abahanuzi byose ntago mbyemera. Ntago mbizi wowe nimba ibintu by'abahanuzi byemera, bimbwira nimba byemera. Mbwire nuko uburyo cy'ubyemeramo. Abahanuzi iyo wumvisha abahanuzi cyangwa ubuhanuzi ubyumva ute? Kandi uko nibaza iki kibazo nzi neza ko n'uwo nkurikiye ariko ameze bamwe. Yego bose hari umuhanuzi nkurikiye, ntago nkuteye ibuye, yambabare nawe nkuteye ibuye, nta nubwo oya. Yesu arakwemera ku giti cye nk'umuntu waguhamagaye rwose. Mbabarire kandi Yesu aguhumugisha ngenda namwemera. Wowe ubyumva ute? Ibintu by'ubuhanuzi cy'abahanuzi. Ngewe abahanuzi ndabemera. Cyane. Hari icyo baba baraguhanuriye ukakibona? Of course. Ese wemera ko Yesu yapfiriye ku musaraba cyangwa se yabambwe ku musaraba azize ibyaha byacu? Ibyo ndabyemera ndetse cyane. Rega n'abahanuzi nubwo bumva ngo nubwo mubwiye ngo ntago mbemera cyangwa se ntago nemera ubuhanuzi, ngiye nemera ubuhanuzi ku giti cyanjye n'ubuhanuzi butavangiye bwa Bibiliya. Urumva? Ariko bya bindi bya zomene dotaye winda kumva wowe imodoka oya. Sometime I don't ntago mbyumva. Ntago mpinze Bibiliya. Yego. Nta nubwo mpinze n'abantu Imana ikoresha cyangwa se ikoreramo. Ntago mbapinze ngewe abo bantu Imana ikoreramo ndabemera cyane. Impamvu niyi, ese wowe impamvu abahanuzi utabemera nuko ushobora kuvuga ngo Esther ni sample. Esther arasambana akanahanura. Nicyo uvuga ngo ntago wemera abahanuzi. Abahanuzi gute utabemera? Ngewe mu gihe nemera abahanuzi ntago navuga ngo wasambanye ngo nugo bawahanuye ni ikibazo. Kubera ko Bibiliya ngewe nsoma Bibiliya cyane. Bibiliya irambwira ngo nza Uwiteka ngo azahagara ku bitugu by'abapfafa abwira ubwoko bwayo buyitakira ku manywa na nijoro. Icyo cyuda cyemera. Nimba izakoresha abo bahanuzi, ngewe ntago bindeba, nta nubwo by'iyo Mana cyangwa se iby'Imana nemera. Ngewe umugaragu ndi umwana. Buriya cyane buriya umwana bagomba kwemera se akamwemera, akamukunda anamutinya. Rero ndayikunda, nkunda Kristo ndetse cyane, ariko mukunda nanamutinya. Bivuze ngo rero tikuba ngo n'ubuhanuzi ngo nimba ku giti cy'abantu babemera abahanuzi. Urumva? Yego. Niba bemere ndetse banasohorezwa amasezerano yabo, ariko nanjye ubuhanuzi nemera n'ubwa Bibiliya atavangiye. Ikindi kintera kutabyemera ni uko Bibiliya yarambwiye ngo mu minsi y'imperuka tumeze nk'abantu bari muri ya minsi yahanuwe na Bibiliya. Buri buhanuzi butavangiye ni Bibiliya ndabwemera ubwo ngubwo, ariko ubuhanuzi bw'abantu ujya kubona ukabona ari muri aya. Kubera impamvu ibyo bintu nkunda kubitekerezaho. Hari urusengero ushobora kujyamo umwaka ugashira, pasiteri ahagarara ku ruhimbi
umushumba wawe cyangwa se wenda ba mwarimu cyangwa abakuru abanyamasengesho babo, umwaka ugashira nta mumwe muri bo ubonye atitiye, ahubwo akoresha Bibiliya. Ubwo buhanuzi bwa Bibiliya ndabwemera kubera ko nagiye nsoma kenshi Matayo 24 umurongo wa 24 avuga ngo, harimo amagambo avuga ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Bavuga ko abahanuzi b'ibinyoma, bavuga ko ubuhanuzi bw'ibinyoma hazagwira abantu benshi bazabaza bahanura biyita Kristo, bandi ngo niba babwira ngo ari hariya, ngo ari mu butayu, ntimuzajyeyo. Ko Bibiliya ivuga aho hantu harimo amagambo avuga ko rero kenshi ndabisesengura cyane nkabitekerezaho. Rero ubyemera ku giti cyawe, wenda gusengera, wenda ujya gusengera mu butayu, gusengera mu misozi runaka, gusengera no mu rusengero cyangwa mu byumba, ndabyumva. Ubwo kuva ubyemera hari ibyo baba barwanuriye ngo bigasohora, wenda duhe ubuhamya we n'abantu bakurikiye. Yes, niyo ntavuga ubuhamya cyangwa ngo njye mu bintu byinshi, ariko impamvu nizera abahanuzi, hari igihe umuntu ahanura atumwe n'Imana. Ngabo ntago Imana ubwayo izamanuka mu ijuru ngo ize wowe kuri Ngabo, ahubwo izanyura ku mukozi wayo ari we ngewe, ikuntumeho. Nicyo kintu gituma nemera abahanuzi. Ariko si ubwo kuba waza umbwira ngo Imana yaragutumye nta n'umurongo wa Bibiliya ufite, nicyo kizamesha kwemera ubwo buhanuzi? Bibiliya ndayemera, ndayemera cyane, ndayemera pe. Iyi Imana iri kudukoresha nk'abahanuzi, inyura n'ubundi kuri Bibiliya, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ni ryo nyamukuru. Ariko tudaciye inyuma, sibyo? Ntago ari njye nyine uri kubwira, sibyo? Yego. Nimba umuntu ashobora guhagarara imbere ya kamera, hari kamera, hari sound record, warangiza ukajya nawe urabyumva, nawe ujya ubibona. Kwigira guke nibyo bizatuma nemera ko Imana ikuvugishije. Oya, si ngombwa ko nikora gutyo. Imana ishobora kunkoreramo, ikankoreramo ntakoze gutyo. Imana ifite inzira nyinshi, inyuramo ikoresha umuntu wayo. Birashoboka ko nshobora kuba nasenga cyane ngo nuzure uwo mwuka uri kuvuga, ariko nkaba mfite impano nakubwira ikintu kikaba. Ujya wumva nigeze kubona umuntu bari mu butayu, ajya mu mwuka arikubita, aheka undi ari umugore w'umugabo, amuheka kumukubita ku bitugu ati zomedo tayo tararatata iravuze. Ubwo ngiye nkufashe uwompekeye umugore ko twashwana. Uriya nawe se ni Imana se barayemuhetse. Ni Imana eregira dukoresha. Nukuri guhagarara hariya bureka nkubwira impamvu ngiye ibyo bintu bituma ntabikunda. Rega si nuko ntanabyemeye, ariko hari abantu bamize nk'abateka mutwe babikora no mu nsengero zikomeye hano hanze. Kubera iki? Ukajya kumva ngo kubera ko azi ko hari abakobwa bagize imyaka wenda iri hejuru, hari abasore bari imyaka iri hejuru batari bashaka, ukajya kumva topic yiwe, Imana iguhaye umugabo, Imana iguhaye umugore. Kubera akazi neza ko benshi bafite amarari y'amamodoka n'amazu meza, Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye inzu. Urukumva? Ngo hari umuntu ngo Imana irambwiye ngo hari umuntu ihaye inzu ngo kandi nziza, ngo yaragoswe n'ubukode, byari ikibazo gikomeye, ngo ariko Imana iguhaye inzu right now. Nta nubwo vuzi wenda iryo zina, wenda ngo nimenye, wenda niyo kandi yakubwira ngiye ibyo bintu binabimbwiye byaba ikibazo gikomeye, nshobora kukubaha kuko wenda waba naje mu nzu yawe cyangwa
nikavuga mu nzu y'Imana ariko nanone impaye inzu Bibiliya irambwira ngo Petero yigeze bari mu rugendo rurerure na Kristo, bari mu butembere cyangwa se wenda bagenda bavuga ubutumwa bwiza bagakundaga kugendana. Petero agira ikibazo, bari intyoza ibibazo byose. Nikiza ko ari naho hantu ari nacyo cyatumye Kristo amutoranya akamugira ubwo ati Petero nzubaka itorero ryanjye. Noneho arangije aravuga ngo ariko mwami ko twagukurikiye tugasiga byose uzaduhemba iki? Ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100. Ngo kandi n'ubwami bw'Imana n'ubwayo. None Bibiliya irongera ambwira ngo mubanze cyangwa se tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizagira gute? Bizaza ari inyongera. Uwo muntu we ibivuze ati nkuhaye inzu nuko aba yabonye gukiranuka kw'Imana. Ikibazo ukinsubize nk'umuntu wemera abahanuzi by'ukuri cyangwa ubuhanuzi bw'iminsi. Iyi mpamvu uyu munsi yego nashobotse mbyemera, ariko uyu munsi hajemo ikintu cyitwa cyiteka mutwe. Niyo mpamvu nsa nkaho ngenda ntabyemera rwanda rumwe. Birashoboka ko ushobora kuba utemera ubuhanuzi. Ubu tuvugana abahanuzi b'ukuri bariho n'abahanuzi b'ibinyoma, ntago makanye ko bariho. Ariko burya iyo Uwiteka atari we murinzi urinda imidugudu n'inkike zayo, abayirinda bose baba bararuhiye ubusa. Iyo Uwiteka atabaye ari we murinzi w'umudugudu ngo abarinzi babira amaso ubusa. Ego urakoze cyane. Okay, ngewe ku bahanuzi harabo nizera, buretse ko nizera ubuhanuzi, ngewe mbona ibintu byose umuntu yamanurira nkurikije ibyo nabonye se cyangwa ibyo numvishe uko nakuze. Ngewe nemera ubuhanuzi, ndabwemera, gusa simvuze ko n'abahanuzi b'ibinyoma batariho. Buriya Bibiliya iravuga ngo ibigaragara ngo biduhesha kumenya ko bitagaragara ari iby'ukuri. Abayuda ngo ni iki barusha abandi? Ngo nuko ngo babarusha ngo babitse ibyasezeranyijwe. Nk'umuntu wahanuriwe ntabwo ibyo bintu wabyemera utarigeze ugira sample cyangwa se ngo ubone urugero uhabwe urugero. Ufite urakuze. Byanga bikunda ubwo hari icyo wenda bavuganye Imana yakubwiye icishije mu hanuzi ugenda ubibona. None reka nkubaze hano nsubize, babariro nsubize rwose. Nahereye kare nyikubaza, hari ikintu umuhanuzi yaba yarakubwiye cyangwa se Imana yarakubwiye icishije mu bantu mbabariro utanga ubuhamya na bandi bafite promise? Hano hanze dufite amasezerano nanjye ndabifite, ubwo ndahita nizera ko bya bindi bambwiye nzama mbibona. Ubwo ndahita negama mvuga ati Mana nyiribi uzamubwira neza nka ayega Mana. Ubwo bivuze umbabariro utanga weho mu rugero rufatika, mbwira ati yigeze kumbwira ngo izamu umugabo izamumpa umwana nkuhaye umwana, ariko none nuzana ibyo kumbwira rubamugumbwiye ngo izamu umwana izamu umugabo, ibyo usubuhanuzi. Hari ibintu nemera. Oya no, hari ubuhanuzi ruvuga ngo hari ibintu biri principe y'ubuzima. Kubyara kuba wabyara ntagaruka ari igitangaza, kubona umugabo si igitangaza. Ni igitangaza. Oya no, this is principe is God, ni gahunda y'Imana. Turabyumvikana kuko kubaho k'umuntu reka wenda nse nk'ubigushushanyiriza kandi urabibona nawe urabibona, sibyo? Nukuvuga kubaho k'umuntu ni Imana yemba yaratekereje, nuvuga ngo nyiri uruzabibu we yarabibye vuga ngo yateye nk'igiti nkuko watera voka, none icyo giti gikuze cyera izindi voka. Muri izo voka muzi neza ko habamo imbuto. Nuvuga ngo uko izo mbuto aho ziguye murabizi ko zijya zimera, sibyo? Nukuvuga ngo kubyara si igitangaza, kuko nimba izo mbuto z'ibyo biti bibasha kumera n'abantu niko babaho. Mu gihe ntago kubona umugabo wowe ku giti cyawe ntago ari igitangaza. Nje ni igitangaza, bifata nk'igitangaza. Buze aho nabyemera nk'igitangaza. Nukuvuga ngo
iwanyu baraterekeraga bakaba baragushyingiye base imyuka y'iwanyu nawe ubizi neza wenda ukagenda wati Imana iguhaye umugabo iciye karande iciye karande nkuhaye undi mugabo ubwo bigushumbishije kuko n'undi barashyingiwe baragushyingiye n'abadayimoni biwanyu ubwo ibigukuyeyo fine kavuga ariko nimba wowe warize amashuri yawe waravukiye ahantu basenga cyangwa se wenda ntibasengaga ariko wowe umaze kumenya ubwenge bavuga ati reka nsenga Imana nyiribihe kumbwira ngo Imana impaye umugabo impaye umugore this is question ibyo ntago ari ubuhanuzi ngiye ku giti cyanjye nshaka kumbwira wenda bura no kubona inzu wenda unavuze ngo wenda nk'ubuhanuzi nakwemera Imana imbwira ati nkuhaye mwana wanjye nkuhaye inzu sibyo nkuhaye inzu nkajya kwitaba wenda nkajya kumva telefone yanjye irasonye nkumva umuntu wenda uri mu yindi ntara cyangwa se mu kindi gihugu ati nitwa runaka Imana irambwiye ngo nkuhe inzu rero ubwo kubw'iyo mpamvu shaka ahantu hari inzu nyikugurire ubwo buhanuzi bwo rwose nanaguheka nawe aho ngaho Imana bwate Imana iki cyo ni wowe ugikoze ariko kumbwira ngo nguhaye umugabo nguhaye umugore ngiguha ese ntukeka ko wowe wabikubwire yaba kubeshya ari amarangamutima ye bitewe nuko yakubonye akavuga ati uyu muntu reka mwihera inzu kuki wakemera icyo gihe ko ari Imana ivuze ejo cyangwa ejo bundi mu cyumweru gishize mu kwezi gushize mu mwaka ushize yarambwiye ati mwana wanjye nkuhaye inzu umva uko mubivuga nkuko babivuga nkuko babimbwira cyangwa se babikubwira sibyo twumvikane icyo gihe umbwiye ati Imana impaye inzu nkazitaba telefone cyangwa se wenda sinanayitabe nyirinzu mbamo aho ngaho akabyuka mu gitondo akavuga ati iyo nzu barimo suyivemo rwose ndayiguhaye akatukajya mu ntuza icyangombwa cyayo aho ngaho mpita mvuga ati Imana nyiribihe ni wowe ubikoze aho ngaho ari sawa ntago niyumvisha ukuntu aho ngaho wizera ko ari Imana ibikoze mbabarira umuntu aje akakubwira tubare wambwiye ko utemera abahanuzi haciyeho igihe uhanurirwa inzu bibaye ngombwa ko randi badakubwira ngo guma muri iyo nzu ndayiguhaye ariko yabimbwiye adahari twumvikane nabyo ntabwo yari ahari n'abanyamasengesho baravuga bashobora kugusengera mari Imana ikakubwira inzu nzi ko randi rodi mukundana se cyangwa mufitanye nkaza nkamubwira ko Imana yavuze ko imuhaye inzu ntega amatwi ngiye Kayonza sibyo nari ntuye Kigali wenda kuri 40 Nyamirambo cyangwa se niho nakodeshaga ngiye aho iyo ngiyo yose niho Imana imbwiriye ububimbwe simuzi ndanagiye hashize n'iminsi nyirinzu aravuze ati akira aho ngaho ndabyemera ariko nanone nuyima twarasenganye n'amarangamutima ndashimira wowe cyane ndashimira wowe rwose ariko utari wajya kure banza umbwire wowe wemera abahanuzi ndakwinginze mbwira ngo hari ikintu bambwiye Imana irakiyema wowe bitubere ubuhamya Imana ukuntu ikora ni byinshi nayivugaho nyine ku byo yakoze kuri njyewe ku buzima bwanjye nkurikije ukuntu nakuze yego nakuriye ahantu basenga mama asenga ariko Imana nkurikije ubuhanuzi ndabwemera uko nakuze basenga ndi muto nkurira mu cyumba cy'amasengesho Imana ikajya ivuga ibintu ku bantu bidatinze Imana buretse ko yanambuzeho kera nanjye aho nkuriye hari icyo yavuga ngo reka ndebe koko Imana ko ikora reka twese burya ntago biza ngo wizere bitewe n'icyo ubonye bivuze ngo wizeye wowe ibyo hari ibyo wagiye ubona urabyizera ariko ntago bakubwiye ngo Imana iguhaye inzu witabye
telefoni yihuse nego bakubwira ngo Imana iguhaye imodoka wenda barabikubwira ko urabitegereje. Ngewe hari ikintu Imana yavuganye nanjye ariko ubu negereje. Hari n'igihe mvuga ati Imana bizaca he, nkurikije ukuntu ndeba nkavuga ngo Imana bizaca, ariko nkavuga ngo iyakoze biriya izakora n'ibindi. Ariko yabikoze, ariko Esther nawe rero ntunzana amarangamutima menshi nk'abahanuzi b'iminsi, sibyo? Hari igihe umuntu asaka kujya imbere akwiyohereza, mbabarira wowe sobanurira neza byizere nk'uko uyu nguyu umurikiye ashobora kuba afite icyo kibazo, afite promise y'Imana, afite amasezerano y'Imana yahawe n'abahanuzi atasomye muri Bibiliya. Icyo ni kimwe, ahubwo yagiye mu butayu, ajya mu buvumo, ajya ku misozi, kandi right now afite ikibazo wenda cy'inzu, ariko Imana yamubwiye ko izamuha inzu. Afite ikibazo cy'ubukode, afite ikibazo cya minerivare y'abana, cyangwa se n'imfubyi afite ikibazo cy'iki cya minerivare. Ariko we hari ahantu yagiye gusengera, umva ukuntu ivuze, mwana wanjye nkuhaye inzu, nkuhaye minerivare, nzaguhindura amateka ariko ubwo rero ni yarahuye n'abo bantu barimo umwuka w'Imana, bakorera Imana ibakoreramo. Twumvikane, tanga urugero rw'umvikana, avuga ati ngewe abahanuzi impamvu mbemera, hari icyo bambwiye ndakibona gifatika, noneho nanjye imite ndavanga nize nshaka ndanapfuka mu nsengero rwose sinzongere no kubatekerezaho. Ingabo naciye hirya nca hino, ariko reka mvuga iki kintu, Imana iriho kandi irakora. Ngewe mureba hano mfite umwana, yego, nubwo wambwiye ngo kubyara si igitangaza, ngewe mbifata nk'igitangaza. Nwite Imana yambwiye ko nzabyara kandi neza, irabikora. Irabikora. Imana imbwira ko umwana aracyari muto, imbwira ko aziga. Telefone yarasonnye, kandi umwana wanjye aracyari muto. Telefone irasona, umuntu arampamagara, ni umuntu ariko mbifata nk'Imana. Arampamagara arambwira ati minerivare y'ishuri nzayishyura umwana kugeza P6. Right now ufite promise ikomeye. Yes. Ese ikikubwira ko atari wenda ataranga mutima yuko akubona ni umusaza cyangwa wenda ni umumama? Ni umumama. Aho ngaho wenda katubitegereze kuko ngibyo Imana birategerezwa. Okay. By'Imana ikora biradutangaza. Ku giti cyane nubwo wumvishe ntemera wenda abahanuzi b'iminsi, ngo nemera abahanuzi bwa Bibiliya, ariko numva twagakwiriye kuba tumeze nk'ababwiriza, abantu dufite talent cyangwa se abafite impano z'ubuhanuzi, abaririmbyi, abacuranzi, ndetse n'abashumba nabo bafite amazina akomeye, ba prophet n'ibindi. Ese tukiri aho ngaho, wizera Bibiliya? Cyane. Wizera ubuhanuzi bwa Imana ikoresheje umuntu? Ese Imana yaturutse ubwayo mu ijuru iraza yandika iriya Bibiliya, cyangwa yanyuze mu umuntu yandika iriya Bibiliya? Ikibazo rero kiranakomeye, ariko ntabwo gikomeye bitewe n'uko impamvu ni ibyahometswe n'Imana. Right now hari ukuntu Imana umwuka aranyobora, nawe umwuka arakuyobora. Yego uwo mwuka ashobora kukuyobora ukambwira iyo nzu cyangwa imodoka, reka kuba mbahakana cyangwa navuze ngo simbemera ni kubw'iyi minsi nk'iya bindi bahanuye, ba Pawulo bavuze, ba Danieli, sibyo? Ntabwo ikibazo ari uko abo bahanuzi ntakabaye nanabemera, ahubwo nuko agakubise kose ujye kubona ukabona abantu bose iravuze kubera ikibazo. Nimba tuba turi kumwe gutyo turi gusenga,
ati Imana ufite umugabo sibyo kandi mfite ibihamya by'abantu banagiye mbona n'uyu munsi nawe urabizi aho bagiye kumva ngo Imana ngo umugabo ufite ngo ntago ari uwawe ngako Imana iguhaye umugabo ugukunda gizute ugukunda kandi ntacyo muzigera mubura kandi nyamara umugabo wawe tuzi neza ko Mukaroti yarahindukiye ahinduka inkingi y'umunyu. Njyewe right now ndabizi neza ko ikintu ugiyemo ugomba kukijyamo. Bibiliya iravuga ngo ikintu werekejeho amaboko werekejeho umutima ugikorana umwete. Tuzi neza ko kwihangana bikwitera kunesha. Uwo mugabo nibwo abatsinda yaba rusambana yabagira gute dufite ibihamya muri Bibiliya byo abantu bagiye batunga abagore benshi ariko afite inshoreke nyinshi akaba ari kumvuga ariko afite umugore isezerano cyangwa se batasezerano ariko babana sibyo. Mukaroti yasubiye inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Na n'uyu munsi rira jambo nta kindi kintu risobanura nubwo abantu benshi batabizi bigaragaza ngo icyo ugiyemo kijyanemo imbaraga. Ugenda ugiye nimba ushatse umugabo waba wishingiye cyangwa atishingiye waba ukoze ubukwe buhambaye cyangwa budahambaye waba ushatse umuzama cyangwa ibiki byose ihanganire byose. Yego nusubire inyuma fine ibyo urwo rugamba uzagira gute uzarwirwanirira rwose ngenzi neza kubwo n'Imana ubwo uzaguma winuka inkingi y'umuntu cyangwa se ugira gute ikibazo cyawe komeza ihanganiremo kubicamo nizo nzira cyo nicyo kimwe. Waba uri umuhanuzi waba uri umubwiriza butumwa waba uri umucuranzi cyangwa se uri umunyempano runaka icyo waba warahamagariwe icyo ari cyo cyose mu nzu yitiriwe izina ry'Imana cyangwa se ku giti cyawe waba baraguha wizera niwizera abahanuzi niwizera Imana kubw'umuhanuzi nagwa nawe uzagwa ariko niwizera Imana by'ukuri sibyo ukumva ko mu mutima wawe Imana ugifite kandi kizakubwira ko ufite Imana ibintu byose uzacamo uzaba ubyihanganira. Burya Imana itwikoreza umusaraba tuzashobora ntabwo Imana yaguha umusaraba utazashobora. Ariko uremera ko hari n'imisaraba izanwa na Satani cyangwa no kubura ubwenge ariko burya Imana izi ubwenge ifite ukuntu igufasha ukabicamo kereka utayizera. Ndashimira Imana ko yabaye mu ruhande rwacu twese ntabwo igize imera nk'abana b'abantu yiza kumera nk'abana b'abantu twari gupfira mu byaha iyo ngiyo twahoze ntabwo igize imera nk'abo rero yagomeje kuturengera mu byago no makuba byacu. Uburi umuhanuzi uburi umubwiriza butumwa uburi umuririmbyi buri icyo ari cyo cyose gumuko wahamagawe niko Bibiliya ivuga. Kandi ikindi waba uri umukene umukire cyangwa se uwo ari we wese wowe guma uko wahamagawe gumize wihanganire byose sibyo ihanganire byose kubicamo ibyo unyuramo byose kubicamo n'izo nzira. Nta yindi ngororano Kristo azaduha usibye kwihanganira byose. Muze dukore hakiri ku manywa butaribwira. Kanda subscribe like comment tubane ibihe byose kuri Sion TV. Ciao. Muze dukore hakiri ku manywa butaribwira kuko nta gihishwe kitazashyirwa ahagaragara. Dukore nk'abazapfa ejo ducunguze uburyo umwete dukize ubugingo bwacu kuko umwami ageze ku irembo. God bless you so much. Thank you. You have a talent, so thank you.